indirimbo zayo tuzizi turi benshi, nibyo tuzikunda turi benshi kuko ari zimwe mu zidufasha guhimbaza. Indirimbo zayo zifasha abazumva bose, mbese muri make iri ku isonga mu kudufasha kwegerana n'Imana. Muri uyu mwanya wa none ni ngombwa ngo tuganire kuri Korali Jesus. Nimureke turebe byinshi kuri iyi korali ikorera muri Rasa Rwanda Anglican Student Association. Birakwiye nimunyemerere turi amateka yose ya Korali Jesus kuva yavukira muri kaminuza y'u Rwanda muri campus y'Inyarugenge kugeza uyu munsi. Mbahaye ikaze muri Korali Jesus. Ubusanzwe iyi korali yatangiye muri 2003, yatangiranye n'abaririmbyi 7 bari bahuriye ku ntego yo kwamamaza ijambo ry'Imana. Igitangira ntiyatangiranye izina, ahubwo Rugambwa Sipiri wari uyihagarariye yaje gufashwa n'Uwiteka, we n'abanyamuryango bayita Korali Jesus. Iyo korali waba wibuka umwaka yatangiye korali ndagira mbabwire ko umuryango ugitangira muri 2003 yarangiye korali yatangiye, kuko mu miterere y'itorero ryacu turabizi itorero ibigize amateraniro na korali birimo. Kugira ngo rero batangire amateraniro bakore na korali yahise itangira. Gusa amakuru avuga ko izina ryabonetse nyuma yaho gatoya, kandi nabwo riboneka binyuze muri uwo mugabo bita Sipiri. Batanze ngo banditse udupapuro batoranya amazina, biza kurangira yatanze Korali Jesus. Imana irabafasha riba ari ryo rifatwa. Hanyuma twari dufite n'abandi muri komite nka 2 ndibuka, ariko icyo gihe n'umuyobozi wa korali yabaga ari muri komite. Twari dufite n'itwa Rugambwa Sipiri, niwe wayoboye korali Jesus Gambe. Rugambwa Sipiri yarayoboye korali. Hanyuma twari dufite n'undi. Uko iminsi yicumaga, abanyamuryango bagendaga biyongera, bityo bigafasha korali kwaguka mu bikorwa no mu bushobozi. Kugeza uyu munsi Korali Jesus igizwe n'abaririmbyi 60, bakaba ari abasore n'inkumi babumbiye mu mafamiye 5. Aya mafamiye akaba yarashyiriweho mu kongera imikoranire hagati y'abanyamuryango, yashyiriweho kongera ibikorwa by'urukundo, yanashyiriweho kandi gufashanya hagati y'abanyamuryango, gusa ku isonga bamamarizamo ijambo ry'Imana. Iyo miryango 5 igamije muri Korali Jesus na Agape Family harimo Alpha Trusted Family, harimo witwa Shining Family, Blessing Key Family ndetse na Ebenezer Family. Nk'uko ku isonga ibereyeho kuririmba, Korali Jesus afite indirimbo nyinshi, zikaba zikubiye kuri alubumu ya mbere yakorewe amajwi n'amashusho ndetse n'iya kabiri iri gukorwa. Alubumu ya mbere yitwa Raje, iriho indirimbo zirimo iyitwa Ibyiza, iriho iyitwa Raje, iriho iyitwa Igisubizo, iyitwa Shikama ndetse n'izindi. Alubumu ya kabiri gukorwaho iriho iyitwa Zantabara, iriho n'iyi turi kuvugiramo yitwa Narakubonye Yesu ndetse n'izindi. Mwanumva musuye YouTube channel yitwa Korali Jesus. Kugeza uyu munsi ibikorwa bya Korali Jesus bishingiye ku bwitange bw'abanyamuryango, binashingiye kandi kuri Rasa nka association ibarizwamo muri kaminuza y'u Rwanda muri campus y'Inyarugenge. Katedrali Saint Etienne ari nayo Korali Jesus ibarizwamo irayifasha, gusa n'abahoze muri Rasa bakaba bararangije nabo bita abaposte barayifasha. Birumvikana ibikorwa bya Korali Jesus ni byinshi,
ku ikubitiro buri munsi ifatanya na Rasa yo muri kampisi y'Inyarugenge yamamaza ijambo ry'Imana muri Rasa no hanze yayo. Gusa ku isonga Koron Jesus ikora ibikorwa by'urukundo bitandukanye. Buri mwaka Koron Jesus yiyemeje kuzagira urugendo rw'ivugabutumwa, rukaba ari urugendo yise mu ndimi z'amahanga outreach, aho basura diyoseze zitandukanye bashyiriye abakristo umurenizo mu ijambo ry'Imana no mu bikorwa by'urukundo. Mu kurukora bunguka byinshi bitari umugisha wonyine bahererwa mu mirimo y'amaboko bakorera abatishoboye, ahubwo banahugurirwa mu iby'imyemerere, baboneraho gusura abavandimwe barangije by'umwihariko ababaye muri korali, ndetse kandi banakoreramo ivugabutumwa. Nyuma y'isozwa ry'umwaka w'amashuri wa 2016-2017, Koron Jesus yasuye paruwasi mu diyoseze ya Byumba yitwa Kageyo mu rugendo rw'ivugabutumwa rwamaze iminsi 2, aho bari bacumbikiwe n'abakristo. Muri uru rugendo Koron Jesus yari yobowe n'uwazanye igitekerezo cyo gutangiza outreach, akaba ari Twishima Alexis wari uyibereye perezida. Ku wa gatandatu bahingiye abatishoboye batandukanye, nimugoroba babwiriza binyuze muri konseri, nuko bucya ku cyumweru bakora amateraniro, hanyuma urugendo rusozwa na konseri yabaye ku mugoroba w'icyo cyumweru. Uru rugendo rushobora kuba rutazibagirana kuko abarwitabiriye bose rwabakoze ku mutima. Benshi mu bakristo bisabiraga korali kuhaguma, gusa nyine ntibyari gushoboka, ariko mu ijambo ry'Imana barahorana. Nyuma y'isozwa ry'umwaka w'amashuri wa 2017-2018, Koron Jesus yasuye diyoseze ya Gahini kuri diyoseze nyirizina, aho bamaze iminsi 3 banacumbikiwe na diyoseze. Muri uru rugendo banahuriyeho n'abamisiyoneri bo muri Amerika, bakaba barakoze ibikorwa byinshi birimo ivugabutumwa, basobanuye amateka yose y'itorero. Bishop Manase Gahima yabasobanuriye byinshi ku rukuta rw'ibitangaza rwisatuye rukongera rukifatanya, ndetse banabumbiye amatafari abatishoboye 2, aho umwe muri bo abana n'ubumuga bwo kutabona. Kabiri natangiye ariko bafite statistique yo gufinishinga amazi buretse uva mu nzira ibe ubutari yakosoka zamura umwami Yesu arakumwe. Twatangiye zamura umwami Yesu arakumwe. Bakimara kumva amatafari bahise banakora konseri, nuko nimugoroba basura inzu Umwuka Wera yamanukiyemo bwa mbere kuri uwo musozi wa Gahini, nuko ibi byose bibafasha gukomera mu kwemera. Nyuma y'isozwa ry'uyu mwaka w'amashuri, ubwo nahagana mu kwa 7, Koron Jesus irateganya kuzajya muri diyoseze ya Shyira, tukaba turi kumwe na Jackson Rugambo yihagarariye, akaba agiye kutubwira byinshi kuri uru rugendo ndetse n'ibindi byinshi kuri Koron Jesus. Koron Jesus turashimana cyane ko yatwaguye, turashimana ko yabanye natwe, ugereranyije kuba twaratangiye turi abantu 7 nk'uko amateka tubwira, ariko uyu munsi tukaba turi abamambure barenga 60. Icyubahiro ni icy'Imana. Rero ntabwo twabura gushimira cyane abantu babana natwe umunsi ku munsi, abantu batugira inama, abantu badufasha mu buryo bugiye butandukanye. Imana ibaha umugisha cyane. Ntabwo twakwibagirwa association dukoreramo umurimo w'Imana muri campus ya Nyarugenge ya Rasa. Ntabwo twakwibagirwa postgraduate bacu baduha inama, baduha ubufasha bwose dukeneye. Imana ibaha umugisha. Ntabwo twakwibagirwa kandi Cathedral Saint Etienne by'umwihariko dukoreramo umurimo w'Imana, iyobowe na nyakubahwa Bishop w'Umuvunyi. Imana ibaha umugisha cyane. Rero intego ya korali kimwe cyo no kuvuga ubutumwa hafi ariko kandi na kure. Rero niyo mpamvu uno mwaka twateguye urugendo rw'ivugabutumwa muri diyoseze ya Shyira. Mbere yaho mu myaka 2 ishize twarukoreye muri diyoseze ya Byumba, nyuma yaho dukorera muri diyoseze ya Gahini, ariko uyu mwaka turimo turategura urugendo muri diyoseze ya Shyira. Rero turateganya kuzabikora mu buryo bunoze kurushaho uko twari dusanzwe tubikora, tukagerageza kwitwaza imfashanyo zo gufasha abantu batishoboye,
n'ubundi tugategura amakonseri nk'uko twari dusanzwe tubikora, tugakora imirimo y'amaboko yo gufasha abantu batishoboye nk'uko twari dusanzwe tubikora, ariko tukarenzaho no gufasha abatishoboye. Rero turasaba inama zanyu, turasaba ubufasha bwanyu, turasaba amasengesho kugira ngo gahunda zizagende neza cyane kurusha uko twebwe tubyibwira, kandi mudufashe kubisengera kugira ngo bizagende neza. Murakoze cyane. Ibya Korona Jesus ni byinshi. Ifasha abageni mu gushyingirwa by'umwihariko ababaye muri Rasa, ifasha abanyuze muri kampisi y'I-Nyarugenge ndetse n'abandi bifuza kwifatanya nayo. Kandi nk'uko twabivuze, Korona Jesus yamamaza ubutumwa bw'Imana, ikaba inabikora binyuze mu gutumirwa mu makonseri ndetse n'akarusho itegura konseri zitandukanye. Twese kuri uyu munsi twabukereye kureba konseri ya Korona Jesus. Twaje tunyotewe no kumva ibikubiye mu nsanganyamatsiko y'iyi konseri iri muri Luka ibice 5 umurongo wa 32, aho ivuga iti: sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ngo bihane. Rero Uwiteka twiyoboreye muri iyi konseri, ubutumwa yatugeneye binyuze muri Korona Jesus tubuzirikane, hanyuma tubukurikize, bityo bidufashe gukomeza tudasitara mu nzira igana ibyo ashaka. Nshimiye by'umwihariko Korona Jesus. Nshimiye kandi mwe mwese mwemeye kuza kumva ubutumwa bw'Uwiteka binyuze muri Korona Jesus. Gusa bisa nko kubibutsa, wagira ikibazo, icyifuzo n'ikindi cyose yifuza kuganira na Korona Jesus, yayandikira kuri konti ya Facebook yitwa Korona Jesus, kuri Instagram naho yitwa Korona Jesus, email address ni koronjesus@gmail.com, naho nomero mwayishakiraho ni 078 038 50 cyangwa mukavugana kuri WhatsApp ku kamenyetso ko guteranya 255 682 330 808. Mu izina rya Korona Jesus tubashimiye ubwitange mudahwema kutugaragariza, tubasezeraniye ko natwe iteka tutazigera tubatenguha. Turabakunda, mugire amahoro y'Imana.